Alright, reka mbasuhuze ngira ntirutagwa biziminega rwa mugabo nyirigira umwami w'amahoro nkunda kwirahira abasangiza itetuye umuhanga mu byo yahanze byinshi bambaye ndetse n'abahanzi bahanga iby'isi n'abahanga ibyanzwe n'imbaraga ze zihambaye. Uwo mwami aragahora ku ngoma. Haleluya, haleluya, haleluya. Nukuri umwisunze nta musigara musiga akamusumbisha bamusuzuguraga. Ibyo kumusuzugura akabicisha kure ye, kumwisiga si nko kwisiga bwisige. Reka tumushime, aratangaje. Nkuko rero uwo mwami w'amahoro ajya akunda kudugirira neza, akadukorera byinshi bitandukanye, mwahageze hano ni ku Cyumba TV. Ku Cyumba TV rero dufite umutumirwa, umuntu rwose ntekereza ko benshi bamuzi, nta nubwo ari ngombwa ko nahita mvuga amazina ye, ahubwo ndaza muha umwanya ahita atangira abibwire, abasuhuze, mbese yiyumvemo ikaze. Benshi bamumenyereye nyine mu kumubona arimo gusoma agatama ameze nk'uwasinze, ariko hano twageze ku Cyumba TV. Yakamwana Gasore Pacifique, tuguhaye ikaze, utangira wibwira abadukurikiye unabasuhuza mu izina rya Yesu. Ni bantu b'Imana rero, bana b'Imana, nanjye ndi umwana w'Imana, nubwo wenda abantu banzi nk'umuntu w'umusinzi wikundira agacupa, ariko nanjye ndi umwana w'Imana, ko twese twaremwe n'Imana. Yicano rero nkaba ndi umushyitsi aha ngaha, yicano ya gospel y'abakirisitu, abakozi b'Imana, yicano muri make ntabwo ari iy'abapagani. Kandi nawe uri umwana w'Imana. Nanjye ndi umwana w'Imana kuko twese twaremwe n'Imana. Nubwo wenda hari abantu, hari umuryango uvukamwo abana, bamwe bakubaha ababyeyi, abandi bakananirana. Ntabwo muze kurananiranye ku Mana, ariko nanjye ndi umwana w'Imana. Wenda Imana twese yatubyaye, akavamo bamwe bakananirana. Wenda nanjye ndimo gake, ariko ntabwo ari cyane. Ariko yakayaka ntabwo wananiranye. Ntabwo nananiye Imana njyewe. Ndi umwana w'Imana, ariko burya ngo ibyaye ikibozi irakirigata. Nubwo wenda navuga ati twese turabana b'Imana, nubwo harimo abananiranye, ariko abananiranye ni benshi, nuko twe tutajya twihishira. None yakanja nkunda kukubonana n'umuntu bita Nzovu. Ese Nzovu ni icyo wamubwira muri aka kanya? Nzovu icyo namubwira ni uko yakwihangana, akareka indaya, agafata indaya imwe bakabana, ikamubera ikamufasha, ikamusajisha. Kuko nibyo yirirwa yihara ngo agiye gusubirana n'umudamu we Mama Sandrine. Izo zo ni indoto, ni ukurota. Kuko Mama Sandrine ntabwo yasubirana na Nzovu, Nzovu atarareva mu ndaya. Nzovu ni wa muntu uhinduranya indaya. Yari kumwe nayo uyu munsi, ejo abifite indi. Yari kumwe nayo ejo ahindura indi. Urumva rero Mama Sandrine kudasubirana na Nzovu ni imyitwarire mibi ya Nzovu. Kandi Mama Sandrine nge sinanamurenganya, nawe ari wowe ntabwo wabana n'umuntu nka Nzovu. Uzenguruka indaya kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere, ahinduranya indaya. Ibyo rero nge Nzovu inama namugira, icyo namubwira, nashaka umugore umwe babane, ajya amutekera, amufurire, niba yaraye no muri izo Knowless agira ataha. Naho gutaha mu rugo rw'undi mugabo bamugaburira nk'umwana, that is not good. Ntekereza ko responsible w'ubuzima. Nyamara abwirwa benshi akumva beneyo, inama ntekereza ko yatambutse. None Yakamwana, ese mu buzima bwawe ukivuka uri umwana muto, wigeze uteganya ko wazaba nk'icyamamare ukamenyekana nk'ubu ngubu? Ntabyo nateganya. Byabaye nk'ibigutunguye? Byabaye nk'ibintunguye. Ni ukuvuga ngo Imana niyo iguhereza igikundiro mu bantu. Burya no gukundwa n'abantu ni Imana. Ni Imana. Hari umuntu ushobora gukora ibyiza, rwose agakora ibyiza bishimishije abantu, ariko cya gikundiro kugira ngo abantu bamwiyumvemo bamukunde ntacyo afite. Gusa nawe ukundwa na bose, natwe nubwo hari abantu badukunda, ariko n'abanzi ntabwo babura. Gusa njye ndashimira Imana kubera ko yatumye abantu bankunda, abantu banyiyumvamo. Abantu benshi njye mbona bankunda, naho ngeze haba mu kabari, haba hehe, tiyaka wacu n'abana muri quartier,
yaka wacu ukabona abantu barakwishimiye, ukabona bose buriya rero kugira igikundiro mu bantu ni ikintu cyiza cyane, ntabwo ari ibya buri wese. rero wenda Gasore Pacifique Yakamwana, ndabizi ko uri umuntu uzwi cyane, ariko abantu benshi bakuzi imbere ya kamera, wenda hari ibintu byinshi bashobora kuba batazi kuri wowe. Ndabizi ko ufite akanya gato, ariko tunasezeranye abadukurikiye ko tuzongera tukagira umwanya wo kuganira noneho muremure, aho muzabasha kumva byinshi mutasobanukiwe kuri Yakamwana, kuko nyine navuga ngo duhuye ariko dufite akanya gato cyane katarenze iminota ingahe. rero reka wenda tumusabe tuti, ese Gasore Pacifique ni gute wakwibwira abantu wenda nko mu gihe kitarenze nk'iminota 2, kuko ntekereza ko hari benshi bibaza byinshi kuri wowe, ariko ndagira ngo ubibwire mu gihe gitoya. Wenda tuzagira umwanya wo kuganira vuba, tunasezeranye abadukurikiye ko tuzongera tukakira Yakamwana mu minsi iri imbere. Rwose muraza kumubona, musobanukirwe byinshi kuri we mwibaza, ariko ndagira ngo muhe akanya wenda agira icyo ababwira gatoya ku buzima bwe. Buri duhita tugana ku musozo, kuko ndabizi ko afite iminota mikeya bitewe n'uko hari ahandi agiye kujya, hari ibindi bintu agiye kujyamo, ariko muri ako kanya gatoya nyemerera wivuge, ugire uko wibwira abadukurikiye, ndetse nyine bategerezanya amatsiko ibyo tuzaganira nyuma, kuko ndabizi ko hari amakuru menshi abantu batamenye kuri wowe, ariko tuzayaganira mu gihe gitaha. Tugiye muri details z'ubuzima bw'umuntu, byaba ari amateka ni birebire. Urumva nkanjye mfite imyaka 39, uyu mwaka ndaba nujuje 40. Urumva tugiye mu mateka y'ukuntu nabayeho byaba ari birebire, ahubwo ndaca mu ncamake. Yego, ni ukuvuga ngo njyewe abatanzi neza, njye mvuka muri Kongo, abandi hano mu Rwanda nk'impunzi yaturutse muri Kongo. Ubu tuvugana nkaba mbarirwa mu nkambi ya Mahama mu karere ka Kirehe, uretse ko nkorera i Kigali. Kuba turi impunzi rero ntabwo bitubuza kujya gushakisha hanze y'inkambi. Iyo ubonye akarakanze y'inkambi uragenda ukagakora. Ntabwo kuba uri impunzi bivuze kutakora n'indi mirimo hano mu Rwanda. Ntabwo dufunzwe hano mu Rwanda. Uri impunzi hano mu Rwanda ntabwo ufunzwe, ugomba gutembera aho ushaka. Ntabwo ari ukuvuga ngo niba tuba mu nkambi, dufungiwe mu nkambi, ntawemerewe gusohoka inkambi. yego, abamva rero ngo turi impunzi, ntabwo kuba impunzi ari muri gereza. Twemerewe gusohoka tukajya gushaka n'indi mirimo hanze, baba ari abafundi bari mu nkambi bakajya gukora hanze, ko hari n'abantu baba hanze b'Abanyarwanda bari hano baza gukora mu nkambi. Natwe rero bari mu nkambi dufite uburenganzira bwo kujya gukora hanze, waba uri umurobyi hariya ku Kibuye za Kiziba hari indi nkambi, wajya i Karongi ugakora. Natwe turi Mahama, wajya Kirehe, akarere ka Kirehe ugakora. Aho wabona hose akazi mu Rwanda, waba uri umushumba, waba uri umufundi, waba uri umuhede, ntaho duhejwe, icyo umuntu ashoboye aragikora. Nanjye rero nubwo nkina sinema nyarwanda, ndi impunzi ariko nkina sinema nyarwanda, kandi ntaho bambaza ngo urabona ngo uruwahe ngo natoka wapi. Ibintu byo kumbaza ngo ndenge na ndenge ibyo ntabihari. Yes, reka tubwira abari badukurikiye tuti banyemerere dusoreze ahangaha nyine nk'uko twabibabwiye, tuzongera tuzane Yakamwana, kandi ni vuba cyane, ntabwo bigomba gutinda. Ahubwo nimba utarakora subscribe uhita ubikora aka kanya, ukande like, ukore share, ubundi unasangiza inshuti zawe byinshi byiza bitambuka no ku Cyumba TV, kuko hano tuhabonera byinshi bitunga ubugingo. Rero korera Imana ugifite uburyo, maze ubwo tuzaba twivuga imyanya myiza tuyimye, dusingiza dusabanira mu ijuru kwa mahoro ahoraho. Icyo gitaramo cyabera nawe tuzakibanemo turirimba indirimbo z'abanesheje, tubwira Imana tuti ushimwe kuko wadushoboje kunesha isi, Satani ndetse n'umubiri mu minsi igoye nk'iyi ngiyi. Ariko nizeye ko twebwe tuzagira iherezo ryiza ry'abakiranutsi mwese abakurikira Icyumba TV. Mwahageze rero, hano ni ishakiro ry'ubutumwa bwiza rwose. Nimba wifuza ko tuzadusangira byinshi bitunga ubugingo, ntugende udakoze subscribe. Turabakunda.
tubifuriza ibyiza, amahoro n'imigisha bibane namwe. Uyu mwaka uzababera uw'amata n'ubuki, ariko birashoboka wenda waba ukunda ubushera n'umutobe, nta kibazo uzakubera uw'ubushera n'umutobe bitewe n'icyo ukunda. Uyu mwaka uzakubere mwiza, uzakubere uw'intsinzi. Inzozi zose utabashije kugeraho ndakwifuriza kuzigeraho muri aya mezi asigaye ngo dusoze umwaka wa 2025. Stay in touch rero, turabakunda, tubifuriza ibyiza. Icyumba TV turabakunda.